Nk'uko twagiye tubibabwira, uyu musore ni umukaraza Yugi, aho aka kanya ari mu maboko ataraye ashinjwa gusambanya Shadibu, aho ngo yagiye yitwaje amacupa abiri y'inzoga, ariko ntumbaze niba nta kindi kintu yavanzemo. Noneho akigera kwa Shadibu niko kunywa, baranyweye barasinda kuko bari basanzwe banaziranye. Ariko uyu musore aza gusambanya Shadibu, cyangwa se aza kumukaraga nk'uko bamwe bagiye babivuga. Yaravuze ati ndi umukaraza, reka nze ngira uko nigenza. Ari byo bintu byababaje uno mwana w'umukobwa cyangwa se uno mubyeyi. Abantu benshi bakomeje kwibaza bati se iki kirego cya Shadibu gishobora kurangira gute mu maboko y'ubutabera, cyangwa se mu bagabo b'amakanzu, mu gihe uno musore namara kugera imbere y'urukiko biraza kuba byagenda bite, cyangwa se haraza kuba havamo iki? Ariko tukimara kureba mu mategeko ndetse no kuvugana n'abanyamategeko batandukanye, ibyaha by'uyu muhungu bishobora kumukatira imyaka 15. Ni ukuvuga ngo aka kanya niba umukaraza afite imyaka 21, aracyari umujene mutoya cyane, aka kanya ibi byaha nibimuhama ashobora kuzava muri gereza hatabayeho izindi mbabazi, cyangwa se kugira ngo habeho koroshya icyaha. Ashobora kuzava mu nkutenye ku myaka ye 36. Unyumvire mwabajene mwe, ku myaka 36 ukiva mu nkutenye cyangwa se ukiva imageragere, imyaka yo kubaho ibirimo kugenda igushirana. Imyaka yo kubaho kwawe ibirimo kugenda igabanuka. Uzize iki? Uzize kudakontorora irari ryawe. Narakubwiye ngo nta kindi kintu kizagora abagabo, nta kindi kintu kizahagama abagabo, nta kindi kintu kizarindimura abagabo keretse irari ryabo nizo ntege nke z'abagabo. Yego rero uyu mukaraza ngo bimeze biti? Uyu mukaraza we yari asanzwe aziranye na Shadibu. Yego bari baziranye, ariko uno Shadibu yamubonaga nk'akana gatoya kari aho ngaho, kumushora kwa ati akana ni gatoya nyine, nk'uko mwari muturanye, kuko bari baturanye i Kanombe. Noneho aka kana ariko uko gakura kakajya kitegereza Shadibu, burya ari umusitari, burya avugwa ahantu hose, kavuga ati ngombe nzagere ku ntego zanjye. Ariho uno musore yavuye mu rugo yabanje, ngo se kumwe abajene muba muri quartier muganira gake gake muri uko ibintu bimeze, yigambye avuga ati ngewe Shadibu ngombe ndyamane nawe. Ndetse bamwe mu basore b'inshuti ze yabashije kuba yabiyemeraho, arababwira ati ngewe ngomba gukora uburyo bwose nza kugera kuri Shadibu, nubwo nta mafaranga mfite. Numvise ngo abasore bafite amafaranga nibo babasha kuba bagera ku bakobwa byoroshye, cyangwa se bagera ku bagore byoroshye, ariko ngewe nditwaza inzoga zanjye. Ibi nibyo byaje kuba byamukoraho ubwo mu gitondo. Yego byabaye, umukaraza yarangije gukora akazi ke ko gukaraga Shadibu, ariko Shadibu inzoga zikimushiramo niko kubyuka asanga umukaraza aryamye iruhande rwe, ndetse ngo bambaye ubusa. Niko Shadibu we abitangaza. Aha turaza kugaruka no ku musore Ishkevin nawe nigeze kubibabwira waciyemo igihe kinini, wigeze kuba yajyana Shadibu ku Gisenyi, nawe agira ibyo ahakorera, gusa ntabwo byageze kure kugira ngo wenda abe yatabwa muri yombi, abe yanagezwa imbere y'urukiko. Ariko aba basore niba ari inzoga nyinshi cyane mugeze mu rugero,
kuko ikintu twita itegeko gishobora kuza kubagonga, ikintu twita amategeko kiraza kubakoraho. Rero uno mukaraza akibyuka we yahise yabonye ko Shaddy atangiye kugira reaction mbi, amubwira ati ibi byagenze gute, ntabwo mbyumva, wansindishije, ibi ntabwo twabyumvikanye. Akuramo ake karenge aranyaruka, ariko Shaddy baramubwira ati wakwiruka wagira, ntabwo wasiga ubutabera, ntabwo wasiga itegeko, ntabwo wasiga igihugu cyacu kuko kirimo umutekano. Gusa umukaraza ibyo ntabwo yabyitayeho, we yafashe nyine umuhanda aranyaruka agera iwabo i Kanombe. Ariko Shaddy niko gutanga ikirego, ndetse mu ijoro ryakurikiyeho nibwo umukaraza yabashije kuba atarara mu rugo, nibwo yabashije kuba atarara ku babyeyi. Nababwira ngo babyeyi mugerageze muganiriza abana, cyane cyane aba bana bakigera mu myaka za 20, imyaka ishyushye, imyaka umwana aba atarimo gutekereza neza, cyane cyane ku bijyanye n'irari rye. Mubaganirize bamenye umurongo. Rero ahangaha itegeko rishobora kuba ryamuha imyaka 15, hagati y'10 na 15, ariko mu gihe kuko iki cyaha ubundi gifatwa nko gufatwa ku ngufu, ni icyaha cy'ubushukanyi, ni nka kimwe Ndimbati yigeze kuzira, aho yashinjwaga ko yatanze amata ariko yashyizemo ibintu bisinziriza. Iyo nkuru mwarayumvise, ndetse Ndimbati abasha kuba yakwambara imyenda y'iroza amaramo igihe kitari gitoya, ariko iki cyaha gihanishwa nko gufata ku ngufu. Mu gihe rero uwafashwe ku ngufu bigaragaye ko yakuyemo izindi ndwara cyangwa se yakuyemo ubumuga, icyo gihe ya myaka ishobora kugera ku myaka 20. Imyaka 20 bivuze ngo niba umukaraza kakajya afite imyaka 21, haramutse hagaragaye ko hari indwara cyangwa se ikintu kitameze neza yateje uyu mukobwa Shaddy cyangwa se uyu mubyeyi kubera icyo gikorwa, yazava muri gereza afite imyaka itari munsi ya 41. Yaba arimo kwitegura kujya mu zabukuru, wakwibaza ngo yagiye mu zabukuru yarakoze iki? Azira kudacunga irari ryiwe, azira irari rye. Wibuke gukora subscribe kugira ngo dukomeze turebere hamwe, turebe ese iki kirego cy'uyu mwana w'umuhungu kiraza kuba birangira gute. Yari afite impano, umukaraza mwiza kabisa, ariko ibyo byose bishobora kuza kurangira mu munota umwe, nk'uko byamaze kugaragara ko izi dread ze zamaze kogoshwa. Ngayo nguko, wibuke gukora subscribe kugira ngo dukomeze turbane umunsi ku wundi. Ciao.